Ndabashuje mbifuriza n'ikaze nshuti bakunze amakuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngewe ugiye kuyabagezaho aya makuru nk'abandi Frank Rusanganwa. Tujye kurebera hamwe iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 Kamena umwaka wa 2024, ariko turakomoza no muri joro uko ikirere kiza kurara. Biteganyijwe ko muri joro tuza kugira ibicu biringaniye hirya no hino mu gihugu, nta mvura iteganyijwe. Naho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi biteganyijwe ko mu gihugu cyacu tuzaba dufite imiyaga iringaniye yo ituruka mu majyepfo y'igihugu yerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Bikaba biteganyijwe yuko izaba ifite umuvuduko hagati ya 3 kugeza kuri 5 mu isagonda. Mu ntara y'amajyepfo ku munsi w'ejo ndetse no mu ntara y'uburengerazuba nta mvura ihateganyijwe mu turere twose tugize intara y'amajyepfo ndetse n'intara y'uburengerazuba. Akarere ka Nyabihu mu ntara y'uburengerazuba biteganyijwe ko ariko akarere kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu, kuko kazagira ubushyuhe bwa -11°C. Naho mu ntara y'amajyaruguru naho biteganyijwe ko mu masaha ya mu gitondo nta mvura tuzagira mu turere twose tugize iyo ntara y'amajyaruguru. Ubushyuhe bwa hasi muri iyo ntara buri hagati ya -13°C ndetse na -13°C15. Naho mu ntara y'uburasirazuba naho biteganyijwe yuko mu masaha ya mu gitondo nta mvura tuzagira mu turere twose tugize intara y'uburasirazuba. Byumvikane ko tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu. Ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe muri iyo ntara buzaba hagati ya -13°C16 ndetse na -13°C17. Naho mu mujyi wa Kigali naho nta mvura ihateganyijwe mu masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe buzagera kuri -13°C18 aho ni mu gitondo. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira ibicu bizagenda byiyongera ariko n'ubushyuhe bwiyongera. Nko mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe ku masaha y'igicamunsi, gusa ubushyuhe bwo buzazamuka aho buzaba buri hagati ya -25 ndetse na -27. Intara y'uburengerazuba naho nta mvura ihateganyijwe. Biteganyijwe ko tuzagira ubushyuhe bwo hejuru buzaba buri hagati ya -22 ndetse na -27. Intara y'amajyaruguru nayo biteganyijwe ko nta mvura tuzagira mu turere twose tugize intara y'amajyaruguru. Ubushyuhe buteganyijwe muri iyo ntara bwo hejuru buzaba buri hagati ya -22 ndetse na -23. Intara y'uburasirazuba naho ku masaha y'igicamunsi nta mvura ihateganyijwe mu turere twose tugize intara y'uburasirazuba. Biteganyijwe ko akarere ka Nyagatare muri iyo ntara ariko akarere kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi turere mu gihugu, kuko kazagera ku gipimo cya -29. Umujyi wa Kigali naho ku masaha y'igicamunsi nta mvura tuzagira ubushyuhe buzagera ku gipimo cya -27. Naho mu minsi 5 iri imbere biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ikirere kizarangwa n'imiyaga iringaniye ndetse n'ubushyuhe buzagenda bwiyongera bitewe n'imiterere ya buri karere. Byumvikane ko nta mvura iteganyijwe muri iyi minsi 5 iri imbere, uretse mu majyaruguru y'intara y'uburengerazuba nko mu turere twa Rubavu ndetse n'akarere ka Nyabihu kimwe na Musanze ho mu ntara y'amajyaruguru bashobora kubona ibitonyanga bitewe n'imiterere y'ako gace. Soze mbabwira ko ku munsi w'ejo izuba rizarasa mu gitondo isaa 11:56 rikarenga ku mugoroba isaa 12:04. Mwakoze gukurikira amakuru y'iteganyagihe naho utamukomeze kugira ibihe byiza.